aka k'iburyo gakandagize hano. Okay. Aka k'ikumoso gakandagize hano. Kambigukuremo ubwo wemeye ko mbishyira muri iri tungo. Akuziriye igitambo kigusimbuye niki kirubeho gukuyemo ibi bintu byose bihagiro n'ibimijaganyuro n'ibi bihato byose n'ibi byose byo kukumisha byo kurara utumurayo udasinziye byose mbigukuyemo bishyize muri iki gitambo muri ritungo ryawe. Cyizere ko bivuze gucamo. ahubwo byaciyemo. Ubwo ibaye iki itungo ry'uyu mugabo? Iri ndago rikiri itungo rye kuko ibyari biri muri shebuja wayiciye mbimukuyemo mbishyize muri yenda. Dore ngwiki. Ubwo nawe ni gutya niko yarameze. Uri kubibona cyane ko yarabaye n'icyo ko baramugize. Ubwo rero iyi ndi wemerewe kuyirya ndi wemerewe kuyikoraho kuko iki ni igitambo kigusimbuye gisimbuye ubuzima bwawe n'imibereho yawe. Mukecuru mutegura amafaranga yanjye rero 1,200,000 mugomba kunyishyura kuko iyi miti urabona mba nayikuye kuri bimbenze. Ubu ibyo twarimo hano byarangiye. Byarangiye nabirangije dore nabikuyemo nabishyize mu tungo. Yiri ni uritanze singiritangiye no kubyimba. Kubera icyo uvuze ngo nta kintu ngo ari buyikoreshe ngo. Oya yino ndagari yo kuribwa. Ubwo biragenda biterera. Yiri rigiye guhambwa mu kimbo cya muzehe. Turi kumwe na mugabo witwa Rutebuka ngo aratebuka byahatari turi mu rugo rw'umuntu w'umupapa umusaza babagabo barakoze cyane twe tutaravuka. Kameramani naberekiwe n'umworozi ni n'umuhinza ahari umugabo ufite ikibazo cy'umugangamara y'imyaka myinshi. Tebuka ni umpaye video muraho. Turaho. Meze uterera turaho. Amakuru y'iminsi myinshi. Nakazi keshi. Ndabwo ngijyama singibona umwanya wo kubiwanje mu rugo. Urasinzira bakaba baragukanguye. Neza ndabwo ngijyama kubera telefone. Kupakiye se nk'umuntu ugiye Burayi. Kandi mvuye safari. Ubu mvuye Kongo nateze naje. Hejuru y'induru y'umumama waragumba baza ati mfite ikibazo mu rugo umuntu aramfanye kandi twafatanyije gucana ibintu. Curu uriye wo ku ruhande hari. Uriye. Tubanze dusuza abantu dore turi mu rugo rw'abandi. Muzehe muraho. Amakuru. Muraho. Umeze neza? Buhoro. Mama nawe ni amahoro? Ni buhoro umwana wanjye. Mukomere. Burwayi buranze. Nitwa Junior ndi umunyamakuru twari tubasuye rwose. Na wa mugabo bivuga ati nje kureba uko byifashe ariko tuba twashyizeho n'amashusho ubwo muratwihanganira. Ariko nanjye manzi mbasabe gake. Ayo mashusho murayafata mu rugo rwanjye mubihereye. Ubwo manza mwambwira uko buriya muri ibi bihe umuntu ibintu biba bikomeye. Hari umuntu uza gufotora ibintu byo umuntu ashaka kubijyana simbizi. Ubwo ariko mwambwira neza niba bishoboka mukambwira ibyo mwaje gufotora ibyari byo. Hano ni wawe. Ni wanjye. Yego, ura ni madamu wawe. Madamu wanjye dore ni sheri wanjye. Ariko abantu bashaje barakitana abasheri boko. None se ko buriya ukomeze gutya randwaja akagira ute urukumva ko ukomeze kose nta kibazo. None se nibwo buzima bwanjye nayo nsigaranye kuko n'ubwo buno ni bunyoboye mbese kuko ni bureba mu buzima bwanjye ko buba bumeze. Yego. Hano rero gufata amashusho uyu mugabo turi kumwe rwose ubwo amakosa nayo arisobanura yarambwiye ati ahantu ngiye kujya ngwino tujyane hari umuntu ngiye kureba urwaye ati abanyarwanda mbereke ibyo ndi gukora. Niwe muri bushinje ikosa naze yisobanura. Nabyo niba ari ukuvuga ngo azisobanure ahubwo niyo mpamvu nabaje ngo muje gufotora iwanjye kubera iki. Niba ari umushori wanjye wabimubwiye rero nabimbwire nawe amenye ngo ni wamutumyeho. Reka duhe ijambo mukecuru. Ngewe barambwiye ngo hari ahantu hari abafuzi.
none rero uwo muvuzi we nitwa Rutebuka none ni wowe nari muzaniye ngo ansuzumire n'igihe arwaye ndaho ntari nagira ndi kumuvuza none byarananiranye ariko bambwiye ko uwo muntu yuko yamushobora akamuvura rwose. indwara wenda abantu barebe gahunda ni ukuguru ubundi ukuguru muzehe okay turamanza dusaba imbabazi ariko mu rugo mutwemerera gukomeza gufata amashusho turayafata ubwo ni mu byanga turarekeraho twari tugejeje cyangwa uyu mugabo abanza haje ugasobanura ko ari we watwemvise hano ugasobanura impamvu uri gufata amashusho mu rugo rw'abantu. Nge ntabwo ari amashusho ahubwo nuko ibikorwa dukorera abanyarwanda ndetse haba n'abandi bose biba bigomba kujya ahagaragara kuko ibi bibazo aba bantu ureba babiraha biri mu ngo nyinshi biri mu Rwanda ugafata Afurika ukajya ibihugu by'Iburayi byose ku isi hose ibi bibazo birahari. Uyu musaza rero banza umusabe mu rugo rwe kugira ngo dukomeze dushutinge. Mbere yo kumusaba wambaye karibu nuwo bicaranye umukecuru kandi ngo warahari ahubwo nibo bambwira niba mu bivugane ndawigeze umubwira ko umukecuru ubwo biragenda bite ko muzehe havuga ati mumvire mu rugo. Oya ni karibu umuvuzi ni yinjire rwose ni karibu ibijyanye no gufotora ibijyanye no gufotora mu dufotora ariko mutuvura we nta kintu gutwe muze ko unde urakaye ngewe byose niba ari gufotora ari ukuvuga ngo nuvuzi ndakira uburwayi naho ukomeje guhura nabwo ko umuzigiye kinini ubwo nkize ntacyo no umuvuzi nazamushimira ubutaha. wa mugabo nta gutinda wavuye bano bantu nimba koko gahunda waje witeguye aravuga ati amashusho nimushake muyatware nta kibazo. Oya aya mashusho yigira ikibazo ku mashusho kuko ibi ni ngombwa ngo bimenyekane hari abantu benshi baboreye mu ngo zabo mu buryo butandukanye bameze bacya ibi rero nta kibazo kirimo ni nayo mpamvu ngo uhamagaye ndakwitabaza ndakubwira hari umuntu uri kumpamagara ngaboreye mu rugo rwe yenda gupfa tuhagerane niyo mpamvu ngo uhamagaye. Afite ikihe kibazo rero nimba yakubwiye ibibazo nge mfite aho mbimenyera we ibyo ambwiye simbyemera kuko nge nemera ibyo mbonye. ngaho tugaragariza iyo gahunda rero kugira ngo wenda n'abadukurikiye wa mugani bavuge bati abantu bataba bateye urugo rw'abandi dore abantu barisazi sibyo muze umva ngewe kubera akababaro kanjye umuganga niba ashaka kumvura koko akamenya ko amvura ntakira icyo yasaba cyose ntakimuha kubera ko umudamu wanjye arankunda niba ari wamuzanye koko umuntu yaramurangije ngewe byakemuka. Kurumva madamu aravuze ati karibu mu rugo wowe utabyemera neza ariko turavati nta kundi nanjye rero kubera ko imyaka tumaranye nuko muzi ubwo nawe yagiye kuperereza buri afite impamvu ubwo icyo nawe mfite cyose haba itungo haba n'inkoko ye guhera ku ngoko ubwo byakemuka. Umaze igihe kingana iki urwaye kuno kuguru byatewe n'iki byavuye? Uyu mudamu dushakana twashakanye turi abajene nta kibazo gataruka tubyaranye kabiri ikibazo kiba kirabaye ubwo guhera icyo gihe rero basi ubwo mbere icyo gihe akaguru kamwe karafatwa urubavu hehe ntumva wapi biranga ariko uhaguruka ukagenda se ukagira wenda nk'icyo wakora bimeze bite? Icyo gihe bikimfata narakanyakanyaga nkahaguruka buhoro buhoro wenda nkareba ko natera indambwe nka kabiri reka mbere ko byagendaga urabikimfataho nari ngifite urutege ubwo narahagurukaga. Yego mukecuru buno ndarwo rwose ahubwo muturwaneho uburahaguruka wate intambwe nk'ebyiri ngatera n'indambwe ebyiri gerageza wenda niba bitakubangamiye buhoro icyo gihe ariko nyuma yaho natera intambwe ebyiri namanuka bigakomeza bigakura ukuguru kuba kukurya cyane buriya kiba kumangamiye ubwo kwabaye guto cyane sa n'uzamura wenda abantu babirebe kureba no kutangana rwose n'ukundi biratandukanye. Hano rero kavuga uti yewe ni banyaranje banyaranje nyine ngasubira wenda nkumva yuko nakongera gufata ubuzima byaba biri bizima cyane niyo mpamvu mvuga ko nta mahari muri bifite byose ariko nabonye unoroye rwose banza uri buduhe intama yo gutahana si n'intama gusa ubwo ntamutse nakize nizo kwabira inka zirahari nahereye ku ngoko ubwo nasozera no ku nka bigashoboka. Hanyuma rero ubwo harakurikiraho iki ntekeza ko akazi gasigara k'uyu mugabo nakubisemo baje akavuga ati jewe noneho
ajya witwa nde mukecuru? Witwa nde? nitwa Kanyundo. Kanyundo. Wowe witwa Kanyundo. Mukane ko mugabo. Rambura ibiganza neza. Rambura ibiganza. Ese ibi birozi byafashe no muri ibi biganza? Rambura neza. Kubera kurwara uburwayi ko byakunjamye byose. Uruhu rwaraharutse. Ko mbona harimo na bwa burozi bw'ibivunja by'imbwa. Nabyo birashoboka. Ntazi namenye byari byo. Ubu si byarinze byaba gucyaye iyo umbwira mbere ngagufasha kare. Sinzi narimbize kandi. Ukarinda wagwara nibi baguhereza ibintu bigakura mu ndoki zawe n'ibivunja by'imbwa bikagira bikugira gucya. Gira neza mbirebe neza ndebe ubu burozi bwari bwo. Abareba ukuntu nababaye. Icyo ni kurara. Iyo mpamvu mvuye kandi bindya. No mu mugongo kandi birimo dore n'amaguru naho byagezemo. Mbona icyo kibazo. Jewe ndi muganga Rutebuka. Ngora vuba vuba kuko mbafite abantu benshi. Ngeneye gutabara. Amafaranga yo gusuzuma yari uzi ko ukimba magara narabikubwiye. Amafaranga yo gusuzuma yarahari. 35 nibyo naguha mwana wanje. 35 nubundi niyo dusuzumira mu Rwanda. 35. Yego. Ubundi kugira ngo aze yuzuye urenza igihumbi cyo gukata ariko niba ari ufitayo nta kibazo igihumbi zagitanga. Ariko mu Rwanda ni 35. Guko nabigusobanuriye muri Afrika ni 70. I Buraya abo dusuzumira bose ni 150. Ni amadolari 150 barabizi. Noneho nzuzumire numunkiriza agasaga tambuka ninka nayiguha n'intama nayiguha. Uyu muntu ubikora ubwo ngiye narangije kubibona. Reka ngenda ngira akazi ariko manzaza nayo gusuzuma. Yazana umuntu mukecuru. Uti nta kibazo rwose habe na. Ngiye cyangwa mbona uvuga ngo ubuzima n'ubuzima rega burahenze cyane. Kuko isi uri kubona ngo udafite ubuzima ntago waba kwisi. Ihumeka ushaka nandi umeze neza. Cyose ngere niyo natanga n'uru rugo rwose uko murubona. Uko narushatse nariko rugomba kugenda ariko ntago naruvukanye. Kuko warushatse wenda ukiri na muzima. Nyine ubwo rero nongeye kuba muzima hari ikindi Imana yangenera nabyo bigatungana. Uba abantu bari buze kubona bagiye kuraguza rero b'inshuti zawe barabigira bate? None ko ubuzima ariko bigenda ubwo kuvuga ngo kwa muganga. Kecuru nawe nazanye agafaranga. Ngaya ndayabahaye mukaka ariko munzuzumire. Munzuzumire mundwaneho hambwiye rwose ko bishoboye uyu muntu nakira uyu mugabo wanjye nakira ngarya muhaye 35,000. Urabona ufite amafaranga menshi mukecuru. Ndayo nduru kuyareba ariko si noneho nabafashayo nayasuzumiraho. Ahari garuzuye. Uretse ndebe 10, 20, 35. Cyacu azikubara dora sigaranya nzi kubara wabana nakamuga kameze gucyo se ntugire imibare kurara kujoro ntaryame ndagoheke uzwa amafaranga sigaye mu bantu bakora rimwe muyafite di mwakoze kera rwose. Oya yarahari nuko byagiye bihura n'ibi bintu naho ubundi amafaranga yarahari kuko urebye nk'ibyo nari ntunze muri iki gihe. Ubwo ntago nari nshaka kunywa amata ngagira ute nkarya inyama ariko rukora ko byose byashize n'amazi kugira ngo ngwereke uyu muntu kandi namukoreho kujya atazananira bangukagira vuba kugira ngo mbone ko hari n'abandi bantu benshi hirya no hino bangeneye kandi ngeneye kujya gutabara. Iyo base yishyirira kama amazi kaburetse
Tera hariya. Oscar mama. Rekera. Burangizanyije igihe kingana iki muze? Bungana gutya burangizanyije igihe kingana iki? twashakanye umwaka nawe ntakwibuka ariko ubu dufitanye abana babiri twashakaniye. Uriya uwa nyuma uriya afite imyaka 12 niwo wa nyuma kandi ni wana barindwi. Abana barindwi. Abana bose rero nashatse mfite imyaka 20 mwamenya igihe cyo kuko natwe turashaje. Mfite 27 ubwo niba muzi kubara murabara icyo gihe. Ni ya kera. Ya kera nyine. Mukecuru agera hirya gato. Arega niho nari ngiva mu rugendo. kureba yema Niho mitaragira ndi kuza niho mvuye mu rugendo. Kurahe neza izi nkweto, kuramo urwo rukweto. Mukuremo urukweto mukecuru. Kuramo n'akariya zamura ayo maguru yawe. Muterurize mukecuru. Hina amaguru. Wikandagira aho ubonye hose. Hava wikandagira aho ubonye hose. Kaburetse. Terura. Aka k'iburyo gakandagize hano. Ah. Okay. Aka k'ibumoso gakandagize hano.
Ciramo no mu gatatu. Ongera. Oya, uciyemo kabiri. Gatatu. Oya, ya kabiri nayo nabonye. Okay. Yego. Sasa rero urabona ko ndangije kubona ibyo bagufatiriyeho n'ibyo bagukoreyeho. Shaka kugira ngo aka kanya ugiye kwemera mu rugo rwawe hagiye kuvamo igitambo muri aya matungo. Ugiye kubigukuramo, fata itungo rimwe hano mbishyiremo urokoke. Nimuhitemo. Ari gufata itungo rimwe mukarihomba. Bijyanye se hari cyo mba mbongeho. Uyu mwana, uyu mugabo wanjye agakira. Ngiye kumukuramo ibi byose bamushyizemo bishyire mu itungo rimwe. Mwamugize neza ababyeyi. Ariko ndabwo nabahombya ko dufata inga, ahubwo reka afata indama. Ngiye gufata indama imwe ariyo mbishyira. Iyo urashaka rwose uyifate. Muramba y'irafizi rero abayisimbura nyir'urugo ibi gitambo cya nyir'urugo. Abari yutwara. Muzehe bubwira icyo mbwira urabyemeye? Nenda byemeye. Kubera akababaro nanyuzemo kandi mu ndama akaba bishaka nayo ndabishaka. Intama y'imfizi irimo ni muyitware. Okay. Kambigukuremo ubwo wemeye ko mbishyira muri iri tungo. Akuziriye igitambo kigusimbuye ni iki? Kirubeho gukuyemo ibi bintu byose bihagiro n'ibi mijaganyuro n'ibi bihato byose n'ibi byose byo kukumisha byo kurara utumurayo udasinziye byose mbigukuyemo. Bishyize muri iki gitambo muri ritungo ryawe. Watungo we ubaye igitambo cy'uyu mugabo nyiri urugo niwe wari waraguciye arakuruhira ariko genda mu kimbo cye. Kora kuri ingone. Uvuge ngo ndakutanze mu ubaye igitambo cyanjye. Ndagutanze ubaye igitambo. Genda ariko mbeho. Genda ariko mbeho. Genda ariko mbeho. Genda ariko mbeho. Fata kuri ingone. Ndagutanze ubaye igitambo cyanjye genda ariko mbeho. Yego, zaca ibindi. Zaca ibindi. Zaca ibindi. Zaca ibindi. Kwitagenda se. Ndavuga kuba igitambo. Narangije nawe mukecuru ufataho. Iki ni igitambo ndanze. Cy'umugabo wanjye. Akira ubumuga afite. Akira uburwayi afite. Akira uburozi byose imijaganyuro irare ataryamye byose bihagitse mu mufateho mwembi mu ngere muyikozeho mwembi. Umubera igitambo. Turagutanze. Turagutanze utubere igitambo muri uru rugo. Ibyanjye nabirangije. Wabirangije? Yego, ubu iki ni igitambo kigiye mu kimbo cya urabona ibi byose byararaga ngo ibyo byose byinjiyemo nibyo birara bisereza. Bamuzima wongera ucira urugo rwawe injuro urabona ko waciye injuro warakoze bigaragara ariko urabona ko bari baguhitanye ariko ngera ubeho byamunezerwe na mukecuru mugira ibihe byiza. Amafaranga rero mugomba kunyishyura muranyishyura miliyoni 1 n'igice. Iyi miti iraduhenda. Irabahenda byo birumvikana ariko namwe murebye ko yamvuje henshi uyu mugore wanjye yakoze uko ashobora mvuza henshi ariko wenda biramutse bishobotse nanjye ngabona ubuzima ubwo iyo miliyoni 1 n'igice hano mfite zingahe nanjye nk'umuvuzi nyamuvuzi kandi natwe turi abantu wenda nazatanga nk'utumasa 2 iyo miliyoni 1 n'igice ngareba ko nabonamo wenda nka miliyoni 1 ariko igice ntacyo nabona. Bagutanze n'igitambo genda rwiza. Genda rwiza.
bagutanzemo igitambo genda rwiza. Barangije kugutangamo igitambo genda rwiza. Oya oya singushaka bagutanzemo igitambo genda rwiza. muzehe wanjye uzoroherwa. ufite icyizere ko ibintu biri buze gucamo fresh yakunda kubibona wenda hari sinzi naye ndakumva gatege gatangiye kuza. uyu ni umuvuzi. icyizere ko biri buze gucamo. ahubwo byaciyemo. ubwo ibaye iki itungo ry'uyu mugabo? Iri ndago rikiri itungo rye kuko ibyari biri muri shebuja wayiciye mbimukuyemo mbishyize muri yenda. Dore ngwiki. Ubwo nawe ni gutya niko yari ameze. Uri kubibona cyane ko yari yarabaye n'icyo ko yari baramugize. Ubwo rero iyi ndi wemerewe kuyirya, ndi wemerewe kuyikoraho kuko iki ni igitambo gisimbuye ubuzima bwawe n'imibereho yawe. Mukecuru mutegura amafaranga yanjye rero 1,200,000 mugomba kunyishyura kuko iyi miti urabona mba nayikuye kuri bimbenze. ubu ibyo twarimo hano byarangiye? Byarangiye nabirangije dore nabikuyemo nabishyize mu tungo. Yiri ni uritanze singiritangiye no kubyimba. kubera icyo uvuze ngo nta kintu ngo ari buyikoreshe ngo. Oya yino ndaga ariyo kuribwa. ubwo biragenda bite rero? Yiri rigiye guhambwa mu kimbo cya muzehe. Wabibonye? Ukuntu kuri guhumaka amasegasigana ibintu byose byari bikurimo. Urabireba? Reba. hano amatsiko tuyateye abantu mbere na mbere ubanza wemere ko bino bintu nubwo biciyemo babireba ese ni ryari turi buze kubona uyu musaza wenda ameze neza aryoshye nkuko mukecuru abishaka. Umusaza byarangiye ubonye ko atangiye guhaguruka. Ubonye ko ari no kwijyana noneho. Ibyo narangije kugikemura kuko igitambo cye nagitanze byarangiye. Uvuga wenda igihe abantu bari buze kumubona ko ndi kubona wenda cameraman agaragaza ari kwijyana wenda nkuko bivuze ariko se ni ryari turi buze kubona wenda ukuguru kwa. Uraho niyo ngo nishyira hasi utangira ugende ndana. Inkoni se yayishyira hasi akagenda buri. Ishyira hasi kuko ibitambo cyawe cyabonetse. Ushaka kugenda nta kibazo. Niyo nayo shyira hasi. Dore ukuntu ari kwikomeza ubwo wakomeye akakanya. Ubimo biraza. Iyo mbago ntago wayirambika hasi ngo bikunde kandi. Okay. Oya uhagarara yirashyira hasi uhagarare. Hagarara. Rambura n'amaboko wambara neza kubera ko ibintu. Yego. Dore ngiki gitambo reba ibyari bikurimo ngibi byabonetse ari. Uri kumva uremereye nta kibazo ufite ibiro. Dukomeze. Umuntu ahita yibaza ukuntu nk'ibintu biba bigenze rero kugira ngo ubwire abantu ni gutuba wabikoze. Mbo ndago navuga iryo banga. Yego. Ariko biba bigenze bite rero wenda mu ncamo? Mu bushobozi ufite nibe birimo kubikora. Yego. Birimo kubikora ngatanga igitambo uwo gupfa kagaruka. Yego. Ibitambo twabyumvaga hambere wenda ko nimba ari mu gihe cya Yesu nimba ari ryari bavuga bati batanga ibitambo wenda umuntu yakoze ibyaha niko tubyumva cyangwa se no muri Bibiliya biranditsemo umwana w'umuntu atanga igitambo ate? Igitambo kandi ari ngiki ubyiboneye n'amaso yawe. Yego nibyo ndi kuvuga kugira ngo bisobanure abantu babyumve. Umwana w'umuntu gutamba igitambo ubundi ibikera igitambo cyahoze. No kubwa kera basogokuru batambaga ibitambo. Ariko uyu munsi twe mu bushobozi dufite ngiye muganga Rutebuka. Iyo ngeze ku muntu ngabona ari ibindi bikomeye ndanga igitambo garukoka. Yego. Nta gutinda. Ya mibonekere ya Rutebuka n'ahantu hari n'ahantu aba cyane ko twasanze hari abantu ngo bakubura burundu. Niba imba mbugiwemo. Ubu reba mvuye Kongo. Uri buryo bambamagaye mbita ngo hamagara kugira ngo uze hano. Ubyereke n'abandi bose kwisi. Yego.
imibonekere rutebuka umuntu yamusanga ese habarizwa ni gute? nge mbarizwa mbonekera kuri telefone. Ukubuze kuri telefone wakabigenza ate? Abambuze kuri telefone abenshi bo baza no mu rugo. Hari abarundi benshi baza mu rugo bitewe nuko abamba bafite abantu benshi bo gutabara no gukiza. Ariko iyo baje mu rugo ndabakora bigacamo. Ubwo mu rugo nahagane ku muntu kubonye ubwa mbere we? Mu rugo ni Musanze, niho ngorera. Ngagera n'ikindi Gicumbi hano mu mugi wa Gisenyi hafi na Petite. Naho mbafite Gicumbi ngorera ibintu bikomeye. Ubonye ko niyo nahindi mvuye no muri Kongo. No muri Kongo na hose turahakorera. Abantu tukora kano kazi iyo umuntu aguhaye video cyangwa se akaguha inkuru uhita umushimira, agenda gushimiye cyane. Nanjye ndagushimiye kuko uri umugabo kandi iyo umuntu akwitabaje buri gihe uhora uboneka. Yego. Nta kindi kintu navuga uretse wowe ufite ibibazo bifite aho bihuriye n'ubuvuzi bwa gakondo, nimero ngiyo iyaranje uhamagara uwo mugabo nawe akugereho. Abantu bajya bambwira ati twajyanye bagasanga nanjye simpari. Ahubwo mfite n'ikindi kibazo. Hari abantu bari kwiyitirira muganga Rutebuka. Barahari. Ubu hari abantu benshi basigaye bambamagara ngo twaguhaye ayo gusuzuma, twaguhaye ayinduza, nareba ngasanga sinjye.